Niba telefone yawe ishiramo umuriro vuba kora ibi ngiye kukubwira. Abantu benshi birababaza kuba hari ikintu uri kwikorera kuri telefone yawe, mu kanya gato ukabona telefone ihise ikuzimana. Niba ufite icyo kibazo ngiye kukwereka ibintu bibiri wakora kugira ngo telefone yawe irambishe umuriro umaremo igihe kinini. Nimba umuriro wamaragamo amasaha 5, umuriro wawe urahita umaramo amasaha 8. Twagiye. Uraza muri setting yawe, setting nta muntu utayizi, reka nyibereke. Setting ni iyi, ukandeho, numara gukandaho uze ushaka ahantu handitse app, ukandeho. Nujya hano urajya ahantu hameze gutya ari application zawe zose. Ahantu hari application zawe zose, urabona application, buri application mfite muri telefone yanjye iri hano, yaba izo nkoresha n'izo nakoresha zose ziri hano. Urabona application zanjye zose zirimo, hari izo nkoresha n'izo nakoresha. Reka twikomereze. Ikintu ugiye gukora, ugiye gushaka application yose ikoresha internet. Application ikoresha internet yose uzikore bino bintu. Urajya uyizaho, urugero reka dufate kuri Chrome, ukandeho, uze hano handitse notification. Urabona njye karafunze, ushobora gusanga kameze gutya, ahita utaninga off gafunge. Guys, ukore bino bintu step by step, birakora. Uhita ugaruka ushake iyi application ikoresha internet, urugero nka Gmail, ukandeho, uze hano kuri notification. Urabona njye mba nagiye nufunga kuko bino bintu byica telefone iyo gafunguye, byica telefone. Urabona nk'aka ngaka karafunguye, urahita uza utaninge off ugafunge. Urabona ndagafunze, ugaruke ushake application iyo ari yo yose ikoresha internet muri telefone yawe, ugenda udufunga. Urabona nanjye muri Play Store irafunze kuko nzi ikibi cyabyo. Iyo gafunguye ugifungura internet bahita bohereza ibintu byinshi cyane ku buryo byakwicira telefone urebye nabi. Urabona njye twose tuba tugiye dufunze, upfa kuba ari application ikoresha internet. Ugomba kugafunga kugira ngo telefone yawe yihute irambishe n'umuriro umaremo igihe kinini. Urabona mba nagiye nufunga, tudafunze abaye dukeya. Uze uhige hose ushake. Urabona njye zose nazifunze, izo mbona zikoresha umuriro mwinshi, zamamaza cyane, muri make twose mba nadufunze. Na WhatsApp zose mba nazifunze. Guys, tugiye kureba ikintu cya kabiri. Urasubira inyuma muri setting bisanzwe, ujye muri setting, urebe ahantu handitse battery, ujye kuri battery yawe wemezeho. Numara kwemezaho uza ahantu handitse battery, ugiye kuri storage. Nujya hano kuri battery ushaka ahantu handitse battery save, ahangaha wemezeho, uhita uza ufungure akangaka use battery save, ukataninge. Guys, mbere yuko ukora ibindi byose ujye ubanza urebe ko kano kantu kugafunguye. Nimba telefone yawe iba ifite ikibazo cy'umuriro, ujye ureba kano kantu ko gafunguye kuko nako karafasha. Iki nicyo cya kabiri. Cya gatatu,